Muraho, ndabizi ko nawe niba uri umwe mu batunze smartphone ushobora kuba warigeze guhura n'iki kibazo cyangwa se ukabuza umuntu wigeze guhura nacyo. Wari waza kubwirwa n'abantu ko bari kukubura ku murongo wa telefone kandi telefone yawe iriho itigeze inazima. Abandi bakakubwira ko baborotse ko nimero yawe bari kuyihamagara igahita ivaho. Yes, ibi ni ibintu bisanzwe bikunda kubaho ku matelefone. Telefone ugasanga nyine yaborotse abantu bose, ndetse hari naho bataba bose. Ugasanga cyane uzakora igenzura neza uzasanga hari nk'igihe usanga nk'abantu wowe utasevinze nimero zabo muri telefone yawe bo baguhamagaye bakakubura, ariko babandi usanzwe ufitiye nimero wazisevinze bo bakakubona. Ndetse hari n'igihe bishobora kubera icyarimwe, abantu bose bakakubura burundu ku murongo, bakagushakisha ku murongo bakakubwira bajya kuguhamagara nimero ya telefone ikavaho. Yes, hari ukuntu ushobora kuba wacokoje ukabishiramo cyangwa se telefone yo hari igihe ibyikura y'ubwayo. Nabonye cyane nko kuri telefone izi za 20 za Airtel, Imagine zo ni ibintu biri gukunda kubaho cyane, sizo gusa n'izi ngizi nabyo nuko bigenda. Rero muri iyi video ngiye kukwigisha uburyo ushobora kubikora muri telefone yawe, cyangwa se niba hari n'undi muntu uzi ufite icyo kibazo ukaba wamusangiza iyi video. Ndingira umwami Samuel, aha ni kuri NGS Empire. Kora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, tuguhaye ikaze. Yes, cyambere uraza urebe, hari telefone bisaba kunyura muri call bisanzwe, aho ugiye guhamagara muri application ya call. Uraza hano muri phone nkaho usanzwe uhamagarira nyine. Yes, hari ziba zifite hano utudomo dutatu hano mu nguni y'iburyo, niho ukanda ukajya aho bita muri call setting. Ariko nk'iyi yanjye ihita ikwereka setting directly, aha ngaha ni huri. Noneho hari igihe usanga hano wabibuze. Nanone uraza, ushobora kuza ukajya muri setting ya telefone bisanzwe. Yes, video ni ibintu ubona igufashije cyangwa se ufite ikibazo ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira ikibazo wahuye nacyo tukaba twagufasha. Ndetse muri comment habayemo na nimero zacu, ukaba waduhamagara tukakubaza ku kindi kibazo, twagufasha ku kibazo kindi ugiye ufite. Yes, uraza n'ubundi telefone igira sim and network setting. Nimwo uza ukajyamo ugasa n'umanuka hasi ukajya ahantu ukareba ahantu handitse more setting, ukareba hari handitse ngo call setting ahanga. Rero iyo umaze kuhagera ureba iri jambo ryanditse ngo filter harassment, ari naryo hariya hahandi twanyuze bwa mbere unyuze mu buryo bwa call utanyuze muri setting, naryo ni ryo jambo uhareba, waribona ukaza ukagyemezaho. Noneho wita ku tuntu tubiri. Ndagira ngo ukurikirane video utaza gukoramo amakosa cyangwa se ugasanga wishe nk'ibintu byawe kandi atari cyo tugamije. Urabona ijambo rya mbere ahangaha handitse ngo block number is not contact. Hariya hari igihe usanga hafunguye, ubu ngubu harafunze, nta kibazo telefone yacu ifite gutya. Hano ni igihe telefone uzasanga yaborotse abantu, hari igihe uzasanga hafunguye handitse ngo block number is not in contact. Nyine ni igihe abantu batagufitiye nimero cyangwa se abantu udafite nimero utazisevinze muri telefone, utazemejemo, baguhamagara bakakubura. Noneho n'ahangaha hari igihe usanga hafunguye. Ahangaha zose rero usanga waziborotse. Noneho iyo usanze hafunguye gutya, wowe uraza ukafunga. Iyo usanze hafunguye gutya uraza ukafunga. Ubwo means iyo bifunze abantu nibwo bongera kukubona ku murongo, kuko ni ibintu bisanga byabayeho. Telefone nyine uba waborotse abantu. Utu tuntu twose ujye ureba niba ari tubiri, nusanga hafunguyemo kamwe ugafunga, nusanga hafunguyemo twose natwo dufunge, kuko nyine iyo tufunguye abantu ntabwo bakona ku murongo wa telefone. Reka mwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere tubanye kuri izi video. Niba iyi video hari ikikwigishije kanda like,
ukore share, ukore subscribe, wandike n'igitekerezo muri comment ko byakunze. Sawa sawa, naho ubutaha bye bye mu zindi video zibungura ubumenyi.